abagabo mwegere hino kugira ngo mwumve bino bintu tugiye kuganiraho kuko birabareba. Ariko kandi si abagabo gusa, abagore namwe mwegere hino kubera yuko aho umugabo atari nawe mugore uba uhari, cyangwa se mwembi mukaba muhari icyarimwe mukabasha kwibukiranya. Muri video y'uno munsi rero tugiye kuvugana ku bintu bigendanye ese n'iki wakora kugira ngo ugire intangangabo nziza zifite quality nyayo. Ni gute wagira spams nziza? Icyo nicyo kiganiro cy'uno munsi rero tugiye kunguranaho ibitekerezo. Nimba rero utarakora subscribe, banza ukande kuri subscribe, ukande no kuri iyo nzogera y'amamenyesha, hanyuma uze dukomeza n'ikiganiro. Buriya spam nziza ni ingenzi mu buzima bwa muntu, cyane cyane mu bigendanye no kubyara, bigendanye no kwibaruka. Kugira ngo ubashe gutera inda no kuba ufite intanga nyinshi zihagije kandi zihuta ku muvuduko ukwiriye. Niba ufite intanga nkeya rero, uba uri mu byago by'uko utazatera inda. Ku rundi ruhande, niba ufite intanga zigenda gahoro, spam zigenda ku muvuduko mukeya, izo ntanga zawe ntabwo ziba ziguhereza amahirwe y'uko ushobora kuzatera inda. Ubwo urumva niba uri umupapa uri mu rugo uri kumwe n'umugore wawe, muri mu byago by'uko muzabura urubyaro, atari uko umugore atabyara, atari uko intanga zawe ari ibihuhwe, ahubwo ari ukubera ko ari nkeya, ahubwo ari ukubera yuko zifite umuvuduko mukeya. Ni gute rero wakongera umubare w'intanga zawe ukagera ku ukwiriye? Ni gute wakongera umuvuduko w'intanga zawe? Ni gute wakongera quality y'intanga zawe? Tera agatebe rero tuganire kuri bino bintu. Ikintu cya mbere ugomba gukora nk'umugabo cyangwa se nk'umugore kugira ngo umugabo wagire intanga nzima ni iki? Mugabo, icya mbere ugomba gukora ni ukurya neza. Ngira ngo mumaze kubimenyera yuko indyo yuzuye ni ikintu gikomeye ku mubiri wa muntu. Mbese iyo tuvuze indyo yuzuye tuba tuvuze indyo irimo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga ndetse n'ibirinda indwara. Kugira ngo ugire spam nziza rero, ni uko ugomba kurya indyo yuzuye ndetse ukibanda cyane cyane ku mboga n'imbuto. Imboga n'imbuto kubera iki? Ni ukubera ko imboga n'imbuto ziganjemo ibyo twita ogusida zibasha kurinda za spam, zibasha kurinda za ntangangabo ntizangirike, cyane cyane ntizangizwe n'ubushyuhe, kubera yuko urabizi ibihugu tubamo ni ibihugu biba bifite ubushyuhe buri hejuru. Uko ubushyuhe buba bwinshi rero burya byangiza spam, ariko iyo ziriya ogusida ari nyinshi, antioxida ari nyinshi, zihereza amahirwe spam zawe zo kugira ngo zitaza kwangirika. Ugomba kurya kandi ibiryo bikungahaye kuri vitamine C, vitamine E ndetse n'icyo twita beta carotene, zinc, selenium. Ibyo byose bigomba kuba biri muri ya ndyo urimo urarya. Mbaza uti wabikura he rero? Buriya ku ifunguro ryawe, nimba utabonyeho igi, wagakwiye kubonaho ifi byibura. Nimba ifi itabonetse, ubonaho umwembe. Umwembe niba utabonetse, uboneho icunga cyangwa se ironji, orange. Ibyo byose nibitaboneka, byibura uboneho watermelon. Ibi byose mbabwiye, uramutse ubashije kubonaho byibura kimwe cyangwa bibiri byaba bihagije. Ariko si ibyo gusa, kubera yuko buriya abantu bakunda kurya inyanya, abantu bakunda kurya karoti,
ahantu bakunda kurya brokoli, abantu bakunda kurya ibijumba nabyo buriya ibi bintu wabisangamo. Buriya ibijumba nabyo ni byiza. Rero kurya neza ni kimwe mu bintu bigufasha kugira intangangabo nziza zihagije mu mubare kandi zifite umuvuduko uri hejuru. Ikindi kintu cya kabiri wakora ni imyitozo ngororamubiri, ndavuga siporo. Gukora siporo buriya byongera amahirwe yo kugira intangangabo nziza. Ninshaka mvuga intangangabo zikomeye, zihagije, zifite imbaraga ku buryo nta kibazo wagira, nta kibazo cyo kuvuga ngo ntubyara kubera ko intanga zituzuye, kubera ko intanga zitihuta. Buriya iyo ukora siporo n'ubundi nabyo bigira uruhare mu kongera za antioxidant mu mubiri. Za enzyme za antioxidant nazo nabibabwiye zibasha kurinda spam. Siporo nazo ni ingenzi kandi ngira ngo murabizi ko siporo zituma imitsi ikora neza, n'imitsi iri gukora neza bivuze ko amaraso azabasha kugera hagomba kugera neza kandi vuba. Icya gatatu, nimba ushaka kugira spam nziza, ringaniza ibiro byawe, irinde kubyibuha ngo kabye, irinde kugira ibiro byinshi, overweight. Buriya ibiro iyo bibaye byinshi bituma umubare w'intangangabo arizo spam zigabanuka, kandi uko ibiro bigenda biba byinshi n'umuvuduko wa za spam ugenda uba mukeya. Hanyuma ikindi kintu ni ukwirinda kunywa itabi. Itabi buriya ribamo uburozi bwinshi, ribamo uburozi bubi cyane bugira ingaruka mbi ku bintu bigendanye n'intangangabo. Nimvuga itabi wumve n'ibindi biyobyabwenge byose. Ubwo kandi tuhita dusimbukira ku cya gatanu, ugomba kugabanya alcohol unywa. Gabanya alcohol mu mubiri wawe. Byibura nujya no kunywa iyo alcohol unywe uturahure 2 ku munsi twonyine, ariko natwo hari igihe twakubana twinshi bitewe n'umubiri wawe. Byibura ushatse wanywa kamwe cyangwa se ukajya wirenza iminsi utakanyweye nta kibazo, ariko wakabije wanywa 2 nta kintu twagutwara ku buryo twakwangiza spam zawe. Ariko umenye ko nuramuka uturengeje uzaba urimo urajya mu byago by'uko intangangabo zawe zizaba zifite ikibazo. Gabanya alcohol rero ubundi ugire intangangabo zizira umuze. Icya gatandatu gisa naho gitangajemo gakeya. Icya gatandatu, abagabo bagomba kwirinda kwambara amakariso abafashe cyane. Reka mvuge boxer. Buriya boxer ni umwambaro mwiza cyane kubera ko boxer isa naho irekuye. Isa naho irekuye, wakambara boxer nini itagufashe, itagukobereye, bizarinda ko bizatuma ubushyuhe butiyongera muri biriya bice, bityo bigufashe ko testis zawe zitazagira ikibazo, ndetse n'intangangabo zamaze gukorwa ubushyuhe buzaba buringaniye, ntabwo zizangirika. Nkwibutsa ko ubushyuhe nicyo kintu cya mbere cyangiza spam. Abantu bakunda koga amazi ashyushye, please nimushaka mu byihorere, kubera ko uko ukomeza kugenda woga amazi ashyushye uba urimo urangiza spam zawe, uba urimo urangiza intangangabo zawe. Reka koga amazi ashyushye rero, ujye woga amazi akonje, cyangwa se nubwo wanashyushye ariko uyafungure cyane ku buryo utumva bwa bushyuhe ayo mazi arimo aragutwika. Uko agutwika niko ari barimo aranatwika spam zawe. Ubwo rero nari mvuze ikigendanye n'imyambaro y'imbere. Ambara ikariso ntoya, wikambara ikariso ntoya, ambara ikariso nini, ambara boxer ikurekuye. Ibyo bizatuma spam zawe zibasha kurindwa. Ikindi
nari nkivuzeho, ugomba kwirinda kuba ahantu hashyushye umwanya munini. Gerageza ube muri environment idashyushye. Buriya abantu baba ahantu hakonje nta bibazo bya spam bakunze kugira. Abantu baba mu bihugu bishyushye, abantu baba mu bice bishyushye bibamo izuba ryinshi cyane, hahandi usanga umuntu ahora abira ibyuya, buriya baba bafite ibyago by'uko spam zabo zishobora kugabanuka kandi zikagabanya n'umuvuduko wazo. Hanyuma ikindi kintu, niba ugiye kuryama, sinzira neza. Kuryama neza, gusinzira neza ni ikindi kintu kigira uruhare mu kwiyongera kw'intangangabo. Hanyuma 9, wirinde stress. Gerageza wirinde, niba uteganya kubyara, niba wumva ufite gahunda yo kuzabyara, wenda ubu turi mu kwezi kwa 11, niba wumva uteganya kuzabyara nko mu kwezi kwa 2, tangira wirinde stress, byibura hacemo amezi 3, kubera ko burya intangangabo zikorwa mu mezi 3. Ubwo rero tangira ukora ibi byose muri ya mezi 3, wirinde na stress. Uko stress ziba nkeya, nako intangangabo genda zirushaho kwiyongera. Hanyuma 10, wirinde indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, kuko uko urwara niko za ntanga zangirika, niko za ntanga zigabanuka, niko za ntanga zicika intege. Mbese iyo umubiri wacitse intege, nawe urabyumva ko na za ntanga nazo ntabwo bizigendekera neza, nazo zibigenderamo. Hanyuma icyanyuma aricyo cya 11, ugomba gufata inyunganiramirire, food supplements. Gerageza ushaka uko wabona inyunganiramirire. Hari ibigo byinshi bitanga inyunganiramirire. Mbonereho nuko uramutse wumva ukeneye inyunganiramirire zagufasha muri ibi bintu, watwandikira muri comment, cyangwa se ukatwandikira kuri iyo nimero iri muri comment, iri kuri channel, ukatwandikira tukakurangira ahantu hose wakura zino nyunganiramirire. Ariko by'umwihariko hari ikigo bita Dynafarm. Dynafarm ni ikigo gifite inyunganiramirire nziza cyane. Mwatunyuraho tukabereka uburyo mubikoramo neza, mukabona inyunganiramirire mudahenzwe. Dynafarm rero wayigana, hanyuma ukabona inyunganiramirire zigufasha kongera spam zawe. Wahabona kandi n'izindi zigufasha gukemura ibindi bibazo by'umubiri. Ubwo rero ni ahanyu ho kugira ngo mugire intanga zizira umuze, intanga zizira ikibazo, mubashe kubyara mwororoke. Turi kumwe rero aho muri video zacu zitaha. Ciao ciao.